Kumuhanda kuko nyine ababyeyi banjye umugisha Kristo cyatumye njya mu muhanda nanjye mba mu muhanda njya kwiga rimwe na uyu munsi rero turashima Imana ko twabashije kunezeza cyangwa se gufasha abana 60. Muraho mwese mudukurikiye hano kuri Hope Hero. Amahoro y'Imana abane namwe. Ngira ngo mumaze kubimenyera ko tugirana ibiganiro byinshi bitandukanye. Uyu munsi wa none nabwo turagarutse, ni Enose Rutebuka, turi kumwe na Feza Aline Mukankusi. Mbere ko dukomeza mu kiganiro cy'uyu munsi, reka dusabe Feza adusengere. Turagushimye Uhoraho, tugushimiye ko waturinze. Nanone tugiye kubumbura Bibiliya tuganira ku byo wandikishije. Turakwinginze ngo twoherereze Mwuka Wera azadusobanurire, kandi twe turi buvuge ntaba ari twe, ahubwo wowe uvugire mu ijuru, tukubere mikoro turangurure, ndetse n'abumva wagure imitima yabo. Mwuka Wera abe muri bo, bumve icyo wagambiriye ko bumva. Turabigusabye kandi turabyizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze cyane. Ngira ngo tudatinze mu magambo menshi, watubwira icyo waduteguriye kuri uyu munsi. Umwanya ni wawe. Yego urakoze. Ubwo duherukana twarebeye hamwe bimwe mu bigize umunsi wa Noheli. Ntabwo twabirangije byose, ariko ku bantu batabikurikiye nabashishikariza kujya kureba ikiganiro kibanziriza kino, kugira ngo ibyo mvuga muze kuba mubifiteho amakuru. Ubushize twarebeye hamwe uburyo abakristo bafata Noheli n'uburyo abapagani bafata Noheli. Nanone mbibutse yuko abapagani ari abantu bakora imihango cyangwa imigenzo idahuye n'ibyo Bibiliya ivuga. Abo bose bakora ibyo Bibiliya bita abapagani. Ntabwo nshaka kubisubiramo kuko ni na birebire, nubwo nabisubiramo ntabwo twabirangiza, ariko ni mu byifuza tuzakomeza tubivugeho. Mwajya muri komenti mukavuga ko mukeneye ko twakomeza tubivugaho, cyangwa mukanatwandikira kuri email yacu mukatubwira ko twabikomeza tukabivugaho, kuko hari ibintu byinshi biteye urujijo muri byo. Reka mvuge gake ku byo nari navuze uburyo igiti gikoreshwa ku bakristo. Mvuga yuko kiriya giti gikoreshwa bakita evergreen, cyangwa se bishatse gushushanya ubuzima bwa Kristo, cyangwa se iyo umuntu ari muri Kristo ko aba ari icyaremwe kitagira ikigihungabanya, kuko biriya biti ntabwo bijya byuma mu gihe cy'izuba no mu gihe cy'ubukonje. Ibindi biti byose bihunguka amababi ndetse bigahindura n'amabara, ariko kiriya giti cyo uko uzakibona yaba mu mpeshyi yaba mu mvura, igihe cyose gihora kimeze kuriya. Ndetse mvuga n'imitako bajya bashyiraho, imwe iba ifite ibara ry'izahabu cyangwa se umutuku. Biriya abakristo babyita cyangwa se bishushanya imbuto z'icyo giti, imbuto zizanwa no kugira Kristo. Ariko n'abapagani babandi navuze haruguru, nabo hari igiti bakoresha, cyangwa se igiti cyabo nabo baranagitaka. Icyo giti ushobora kugisanga muri Yeremiya igice cya 10:5 ibanza. Ushobora gusanga icyo giti ukuntu kiba kimeze. Ntabwo nshaka tubivugeho, tuzabivugaho ni mu byifuza, cyangwa se ibindi bihe bya Noheli nibigaruka nibwo tuzongera kwiga ku nyigisho nk'izi. Uyu munsi rero nabateguriye icyigisho, cyangwa se nshaka dukomereze ku bikorwa umukristo
yajya akora muri uriya munsi, kuko uriya munsi ntabwo ukwiye kudupfira ubusa, ntabwo dukwiye kwiryamira ngo abapagani bakora ibyabo natwe turyame mbese tubahe urubuga, cyane yuko na leta cyangwa se n'ubuyobozi buba bwatanze umunsi w'ikiruhuko kugira ngo abizihiza uriya munsi bawizihize. Ntabwo leta yabaha uruhushya ngo natwe tubarebere bakora ibyabo, ahubwo kubera ko akenshi nta n'imirimo iba ihari, leta iba yasubitse ibikorwa byose, amasoko menshi aba afunze, abantu benshi baba bari mu rugo. Ni byiza ko twajya duhugurana mu byanditswe, ni byiza ko hari ibikorwa twajya dukora. Akaba ariyo mpamvu hari umurongo mwene data agiye kudusomera tubona mu Befeso 18. Ni Befeso 6 umurongo wa 18. Akihashakisha nahabwira nti gusenga ni byiza kandi nta konje. Hari indirimbo cyangwa ikorasi twajyaga turirimba ngo genda ubamamagarire bagaruke ku murimo kandi ubabaze ngo ninde wabahaye konje. Rero ntabwo abantu bakorera Imana bagira konje. Wahabonye Abefeso ibice 6 umurongo wa 18 haravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Urakoze cyane. Hano tubonye yuko tugomba gusenga iteka, tugasenga mu kuri no mu mwuka. Hari aho Pawulo yabwiraga Timoteyo, niba ntibagiwe, namubwiye ati usenge, uhane, uteshe, ukore mu gihe kigukwiye n'ikitagukwiriye. Rero natwe nubwo ari ibihe bitagenewe gusenga nk'abakristo, kuko Bibiliya ntabwo itubwira ngo uriya munsi mujye musenga, ariko hano Bibiliya nanone iravuze ngo dusenge buri gihe, dusenge ubutasiba cyangwa ubutaruhuka. Rero ni byiza ko kuri uriya munsi tuzajya dusenga kandi tugasenga biturimo, bana kuvuga ngo nibyo guhangana, kubera ko uriya munsi wahoze ko ari uw'abapagani, ahubwo hajemo abakristo bashaka kurwanya cyane uriya munsi, bavuga bati reka natwe tujye dusenga n'abandi basenge, natwe dusenge. Ibyo ni byiza nshingiye kuri somo yuko bajya basenga natwe tugasenga, ahubwo nk'uko twabivuze tukagira ibyo tureka by'abanyamihango, twe tugakora ibyo dusanzwe dukora no ku yindi minsi. Icyakora kubera uriya munsi abantu baba bahuye, tugasenga birushijeho, kuko hari igihe umugambi uba ari uwa Satani ariko Imana ikabonamo inyungu. Nk'urugero, ahantu Yesu yavukiye ntabwo ariho ababyeyi be babaga, nk'uko byari byarahanuwe yuko azavukira i Betelehemu, ariko ntabwo ariho babaga. Noneho igihe cye cyo kuvuka kigeze, byahuriranye n'uko mama we bari kumuhiga ngo bamwice, arahunga, ahungira i Betelehemu, kugira ngo cyari n'igihe cyo kujyayo kwa Yosefu kubera ariho yavukaga, kugira ngo yandikwe n'abo mu muryango we. Rero ibyo byabanje kuba umugambi wa Satani yuko bagomba guhunga, bagahunga uwashakaga kubica, ariko byabaye no gusohoza umugambi w'Imana kugira ngo byahanuwe bisohore yuko Yesu azavukira i Betelehemu. Numva icyo ari ikintu cyiza kandi cyaratangiye ari umugambi wa Satani. Urundi rugero, hari aho Yesu yabwiraga intumwa ze, aravuga ati dore umwana w'umuntu azamanikwa, yicwe urupfu rw'agashinyaguro. Bose babyumvishe baravuga bati ibyo ntibikabe databuja. Bo mbese navuga ngo ntabwo bari bazi umugambi w'Imana, nta nubwo bari bazi icyazanye Yesu.
kuba Yesu yarapfuye ku musaraba byabaye kubera nyine kubera abantu batamukunze, kubera bashakaga kumwica, kubera umugambi wa Satani. Ariko nanone byabaye gukomeza cyangwa se gusohoza ibyahanuwe. Rero natwe nubwo abapagani uriya munsi bakoresha basenga, reka natwe tuwukoreshe tuwubyaza umusaruro nk'uko twabonye ingero zitandukanye zo hirya. Ndifuza ko wadusomera gutegekwa kwa kabiri ibice 15, uradusomera 40 kuva kuri 7 kugera kuri 11. Gutegekwa kwa kabiri 15. Hano ndashaka kugira ngo nyine duhindure ibyo twari turiho turavuga, ariko si ukubihindura, ahubwo nshaka kubereka yuko uriya munsi tugomba kuwubyaza umusaruro. Nubwo abandi bawukoresha mu byabo, natwe tukawukoresha mu by'Imana. Rega ibyo dukora n'abapagani hari ukuntu bajya babikora. Ibyo dukora tukubaha Imana, tukayicira bugufi, tukajya gusenga, tukumva twubashye Imana, tukanapfukama. N'abapagani barabikora, ariko reka twe tubikorere Uwiteka, kandi ku mutima wacu hariho kwihana, hariho gukunda Imana no kwicisha bugufi. Ndatekereza wahabonye 15:7. Gutegeka kwa kabiri 15:7 baravuga ngo nihaba muri mwe umukene ari umwe muri bene wanyu, ahantu hose hiwanyu mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, tuzanangire umutima wawe, tuzagundira izawe ngo uzime mwene wanyu w'umukene. Nkomeze cyangwa ndekeraho? Geza kuri 11. Ahubwo ntuzabure kumurambura ijambo ndabona rikomeye. Ahubwo ntuzabure kumuramburira iminwe, ntuzabure kumuguriza ibimumaze ubukene bw'icyo akeneye. Wirinde kwibwira icy'ubuntu buke uti umwaka wa 7 wo guhara imyenda urenda gutaha, bigatuma urebana imbabazi nke mwene wanyu w'umukene, ukanga kugira icyo umuha, udatakira Uwiteka akurega, ukagibwaho n'icyaha. Ntuzabure kumuha, kandi numuha ntibizakubabaze, kuko icyo ngicyo kizatuma Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha umurimo wawe wose n'ibyo ugerageza gukora byose. Kuko ari ntabwo abakene bazashira mu gihugu, nicyo gitumye ngutegeka nti ntuzabure kuramburira iminwe mwene wanyu n'umukene w'umworo uri mu gihugu cyawe. Urakoze cyane. Hano ni igihe Abisirayeli bavaga muri Egiputa bari kujya mu gihugu cy'isezerano. Imana yarabategetse, ibabwira uko bazajya bifata, yababwiye ibintu bazajya bakora, yabahaye amabwiriza uko natwe tugenda tuyahabwa. Rero igeze hano mu gice cya 15:7 iravuga iti niba muri mwe harimo umukene mu gihugu nzaba, kuko bakiva muri Egiputa bose bari ku rugero rumwe, niko navuga, bari abacakara, nta kintu bari bafite. Ariko iravuga ati mugiye kugera mu gihugu cy'amata n'ubuki, ariko nihagira muri mwe umukene, ntuzabure kumuramburira ngo umufashe, ntuzabure kumugirira neza nk'uko tubisomye. Ku murongo wa 9 haravuga hati wirinde kwibwira icy'ubuntu buke uti umwaka wa 7
wo guhara imyenda urenda gutaha, bigatuma urebana imbabazi nke mwene wanyu w'umukene, ukanga kugira icyo umuha, adatakira Uwiteka akakurega, noneho wowe ukagibwaho n'icyaha. Hano nk'uko tumaze kubivuga ibyo kuri uriya munsi, mureke dusenge ubudasiba mu gihe kidukwiriye n'ikitadukwiriye, kandi mu byo dufite dusangire n'abatarabibonye, nk'uko Uwiteka yabibwiraga Abisiraheli. Uyu munsi ni wowe, uyu munsi ni njyewe uri kubwirwa nti niba hari umukene uzi, we kwibwira iby'ubuntu buke ngo ngese ngo mfite ngo kwishyura amadeni, ngo mfite kwishyura inzu, ngo mfite kujyana abana ku ishuri, we kwibwira ibituma ugira ubuntu buke. Uriya mukene atagenda akaririra Uwiteka akavuga ati Mana dore ibingibi, dore ya buntu, wowe icyo gihe wagirwaho n'icyaha. Ahubwo mureke dusenge, kandi mu gusenga harimo kubaha Imana. Kubaha Imana rero n'iki kirimo, harimo gutanga, kuko ugize ubuntu buke nk'uko tubibonye, uriya mukene ashobora kujya imbere y'Imana aganya, ataka, avuga ati dore ndabizi afite ibi n'ibi n'ibi, ariko yafunze amaboko ntabwo ampaye, none icyaha kikakujyaho. Wadusomera nanone Yesaya 58:7, ariko mwebwe muzasome 58 guturuka ku murongo wa mbere, ahubwo nshaka adusomere kuri 7. Mwe muzasome guturuka ku murongo wa mbere nk'imirongo 10 ibanza, cyangwa muzasome n'igice cyose. Nimugira amahirwe muzaniyongeze 59, ni ibice byiza cyane. haravuga ngo kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe ukagaburira abashonje, ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Reka nsubiremo, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe ukagaburira abashonje, ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Yego, ushoreje ku kantu keza ngo ntiwirengagize mwene wanyu. Na hano wabanje kudusomera ku murongo wasorejeho wa 11, haravuga hati kuko ari ntabwo abakene bazashira mu gihugu, icyo gitumye ngutegeka nti ntuzabure kuramburira iminwe mwene wanyu w'umukene w'umworo uri mu gihugu cyawe. Akajambo nashakaga ko mwumva mwene wanyu w'umukene, naho usoreje uratubwiye ngo ntiwirengagize mwene wanyu. Hari ikibazo Yesu yabazaga abigishwa be ndetse n'abo yari ari kubwiriza, arababaza ati, ababwira iby'umuntu wakubiswe n'abajura cyangwa n'abagira nabi. Noneho uwo muntu yari umuyuda, abayuda baraza bakamucaho, noneho umusamariya araza amugirira impuhwe aramufasha. Noneho abaza abo yigishaga ati, ese uriya muntu mwene wabo cyangwa se mugenzi we ninde? Niba ariya bahuje, navuga bahuje ubwoko cyangwa bafitanye isano ry'amaraso, batagize icyo bamumarira, cyangwa n'uriya wamugiriye impuhwe. Rero bene wacu ntabwo ari abo duhuje amaraso. Bene wacu ni umuntu wese uva amaraso. Twese niba tuva amaraso, niba nabura amaraso wowe ukayanyongerera ukampaho, icyo gihe navuga nti uri mwene wacu, cyangwa se uri mugenzi wanjye, cyangwa urugingo rwanjye. Rero wankomeza, wamfasha. Niba uriye ukaryoherwa, ugatekereza ko nanjye ndiye nkaryoherwa, byaba ari byiza. Nk'uko uriya mwami yategetse abo muri kiriya gihugu kujya mu midugudu bavukamo kugira ngo bibaruze,
bigatuma Yesu avukira i Betelehemu nk'uko byari byarahanuwe. Ni nabyo tubona kuri za Noheli, usanga abantu benshi bagiye aho bavuka, ugasanga niho bagiye kwizihiza uwo munsi, cyangwa se bagiye guhura. Ndetse na Elina White yarabitubwiye, aravuga ati kiriya ni igihe cyiza cyo kwegerana tugahugurana, ndetse abana tukabigisha. Rero iyo mvuze ngo kwegerana ndetse reka mbita abapagani nabo bakegerana, aho ngaho harahita hazamo umuntu udafite abo yegera. Hariho abana bo ku muhanda ntabwo bafite aho bajya. Iyo biriya bihe bibaye, umukristo ari kwegera abo mu miryango ye kugira ngo bigishanye bahugurane, ndetse n'umupagani nawe akegera abo mu muryango we bakegerana kugira ngo bakore ibyabo by'ubupagani. Uriya mwana wo ku muhanda ntafite aho ajya, ntafite uwo yegera, yaba umukristo yaba umupagani, we ari aho ntacyo azi, nta n'uwo afite wo kwegera. Ndetse hariho n'abakene babura uburyo bwo kwegera ababo, cyangwa se banakegerana bakabura icyo bashyira ku meza ngo barye. Rero nk'uko twari tubisomye mu kanya, abo ni bene wacu, bava amaraso nkatwe, ahubwo tubafungurire ibiganza ku byo dufite. Mureke tugire impuhwe, mureke dutange, mureke tubegere bariya badafite amahitamo. Ntabwo bazi ijambo ry'Imana kuko ntaryo babwiwe, ndetse n'iryo ry'ubupagani niba banarize ariko ntibafite uburyo bwo kurikomeza. Ahubwo twebwe tubegere cyane, tubagaburire ndetse tubiteho. Ndashaka ko dusoma muri Yakobo igice cya 2 guhera ku murongo wa 14. Haravuga uburyo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ndasoma nihuta cyane kuko ni birebire. Mbese mwene data, byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntimumuhe iby'umubiri we ukeneye? Byavura iki? Uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Ahari umuntu yazavuga ati wehoho ufite kwizera, jyeweho mfite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi? Ibyo ni byiza, ariko n'abadayimoni barabyizera bagahindisha umushyitsi. Wa muntu utagira umumaro we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa? Mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Ubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye, kandi no kwizera kwe kwatunganirijwe rwose n'imirimo ye. Nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora, bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhanirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo adatsindishirizwa no kwizera gusa. Dore na Maraya uwo Rahabu, mbese ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yacumbikiraga za ntumwa akaziyobora indi nzira? Nuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, niko no kwizera kutagira imirimo kumeze, kuba gupfuye. Ni byiza yuko ibyo duhamya twizera, kandi niba twizera Imana, Imana n'urukundo, Imana igira neza, igira impuhwe. Ni byiza yuko twakurikiza imico yayo tugakora nk'ibyo nayo ikora. Iyo tuvuga turakiranuka, tuzi Imana, ntitubyerekanishe imirimo, nibwo bizunganirana. Naho amagambo gusa
ayo ntago afite umumaro. Ariko ayo magambo cyangwa se uko kwizera dufite guteranyijeho kugira neza, tugateranyaho ziriya mbuto zo mu Bagalatiya, ubutaha ndabasezeranya ko tuzaza tuziramburaho, ariko mugende muzisome, ziri mu Bagalatiya ibice 5 guhera ku murongo wa 22. Ntabwo nshaka tuhasome, ariko cyangwa haturebere mu gihe ndi kuvuga ibindi. Harimo kwihangana, harimo kwizera, harimo kwishima, harimo n'ibindi. Reka ye kubisoma tuzabivugeho ubutaha, ariko reka mbabwire ngo mugire muri wa mutima wari uri muri Kristo, mutima w'impuhwe. Niba muvuga ko muzi Imana, kwizera kwanyu kwaba ari imfabusa mubaye mutagirira bagenzi bacu, nk'uko hano tubibonye muri Yakobo. Umuntu aje akakuganyira akakubwira byose ukamwumvira ubusa, kandi warangiza ukavuga uti nzi Imana ndayikorera, byaba ari imfabusa. Nkomerezaho, hari igitekerezo twagize njye na bagenzi banjye, dutangiza umushinga cyangwa se ministry, mbivuga gutyo kubumva urwo rurimi. Dutangiza ministry tuyita Seed of Life, bisobanura ni nk'akabuto k'ubuzima. Ubuzima budafite kwihangana, ubuzima budafite icyerekezo, ubuzima budafite ibyiringiro, nta buzima burimo. Rero twateguye umunsi wo kwita ku bana bo ku muhanda, ndetse muri kiriya gihe abantu basangaga ababo kugira ngo bizihize Noheli cyangwa se baramye mu buryo bwabo. Natwe abo bana twafatanyije nabo, duhura nabo, tubigisha ikinyabupfura. Urumva ni abana bavuye ku muhanda bose hamwe, abo twari kumwe bari abana 60, ariko nka minisitiri yacu twabaruye abana benshi cyane bo mu karere ka Huye. Ni imirenge 3 igize umujyi niyo twarebeyemo. Twabaruye abana benshi, ariko ku bw'ubushobozi buke abana 60 nibo twasangiye nabo. Ndetse ibyo ntabwo tubikora kuri uriya munsi gusa, ahubwo dufite n'abandi bana bahuye n'ubushobozi dufite. Abana 10 twasubije ku mashuri, turabafasha tukabamenyera imyenda y'ishuri, amakaye, tukamenya ko bariye, mbese tukabitaho mu buryo bushoboka bwa buri munsi. Niyo mpamvu nawe nkuzaniye aba bana imbere yawe, ubarebe. Harimo bake batanze ubuhamya, ariko uragira agahinda kenshi. Ariko ntabwo dushaka kugira agahinda gusa, ahubwo ukorwe ku mutima, wumve ko hari ikintu wakora. Mvuze ko dufite abana barenze, ni benshi, barenze hafi 1000 bataye amashuri kubera ubuzima bubi. Hariho benshi babuze umubyeyi nibura umwe, usigaye agasigara nta bushobozi. Hariho n'abatagira ababyeyi. Harimo abana barwaye indwara zidakira, harimo abana barwaye sida, kuko abo bana twarabapimye, abo 60 twarabapimye. Abo bana rero barwaye bakeneye kuvuzwa, bakeneye kubona imbuto, bakeneye byinshi. N'abo ngabo 50 basigaye bakeneye gusubira ku ishuri kugira ngo ejo bazavemo abagabo n'abagore. Rero aka kanya ngiye kubereka abana twasangiye nabo, ariko mbere yaho reka nshimire abantu bose badufashije, kuko ibyo ntabwo twabikoze turi twenyine, kuko ni umuryango. Ntabwo turaba benshi, ntabwo dufite abamambure benshi, ariko ndaguhamagarira nawe ko waba umwe muri twe. Turashyiraho nimero yanjye ubwanjye, ndetse turashyiraho na nimero y'umuntu uduhagarariye, wa wundi ujya muri leta akatuvuganira. Ndetse uyu muryango uranditse, urazwi n'ubuyobozi. Ni nayo mpamvu baduhaye uburenganzira bwo kujya muri iyo mirenge tukabarura abo bana. Ni umuryango uzwi, ntabwo ari ibintu by'inzaduka cyangwa se ibintu
bidasobanutse. Rero ndabashimiye mwese mwadufashije. amadolari yawe 10 watanze, wagaburiye abana bangahe? Waguriye amadolari 10 havuyemo inkweto. Hari igihe umuntu aba yumva hari inkweto atakambara, ariko undi akaba ari gusenga ati Mana umpe ziriya nkweto. Hariho rero abantu bari batacyambara imyenda, abo nabo baduhaye iyo myenda. Ababyeyi ba bamwe muri abo bana nabo urumva baba bambaye ubusa, iyo myenda twarayibasaranganyije, iyo myenda yari yabonetse. Ndetse hari n'indi ikiri muri Kigali, nayo muri iki cyumweru izagera kuri abo babyeyi. Rero waba ufite imyenda ushaka gutanga ikiri mizima, waba ufite iyo utacyambara wenda yakurenze, ni byiza ko wayiduha tukayisaranganya abo babyeyi. Icyakora ubwo ni abantu bari mu Rwanda. Noneho ku bantu batari mu Rwanda, mwebwe mwadufasha ku by'Imana yabahaye, mugafasha abo bana. Dushobora kuguhuza n'umwana umwe ukajya umwishyurira ishuri ukamumenya, tukaguhuza n'umuryango yaba avukamo cyangwa umuryango wajya umukurerera ukamufasha. Ushobora no gufatanya natwe ukajya uduha ayo mafaranga tukareba igikwiriye abo bana. Kuko nari mbabwiye harimo abarwaye, harimo benshi bababaye. Reka namwe mbereke abo bana, mbereke ukuntu twagiranye ibihe byiza, twasangiye nabo, barariye barahaga, baranywa fanta barahaga, ndetse twabahaye n'inkweto kugira ngo batahe baticwa n'amabuye, kuko abenshi ntazo bagiraga, n'abari bazifite zabaga zaratobotse. Rero muntu Imana yafashije, we kwirengagiza mwene wanyu. Hari ikintu wakora. Hari umugabo yari ari ku nyanja ari gutoragura udufi, hari udufi bita starfish, twavaga mu nyanja tukajya ku isi, izuba ryava rikatwica. Noneho umugabo aragenda akajya adutoragura adusubizamo. Undi mugabo wari uri hirya aramubwira ati ese uri mu biki? Ntabwo uri gutakaza umwanya, ntabwo uri guta igihe, dore utu dufi ni twinshi cyane, ntabwo ushobora twose kudusubiza mu nyanja. Undi aramubwira ati ntabwo twose mbishoboye kudushyiramo, ariko utwo mpura natwo ndaduhindurira ubuzima, twe gupfa uyu munsi basi tuzapfa ikindi gihe ntahari. Rero nawe, hari abana benshi ku muhanda, abakene bababaye, ntabwo twabavamo, ariko bake, aba 60 bari imbere yawe, wagira ikintu ukora. Ndetse uwo muryango ntabwo wita kuri abo bana gusa, mu minsi iri imbere nzababwira byinshi, kuko dufite ababyeyi b'abamama bibana, batabana n'abo babyaranye nabo. Abo nabo harimo ababayeho nabi, ariko abo turi kwitaho muri iyi minsi ni ababyeyi b'abamama ndetse bafite ubumuga. Abo nabo mu mezi 2 ari imbere tuzabasura. Harimo bake dushoboye kwitaho cyangwa se twahujwe nabo. Abo ngabo turi kubitaho, turi kubasengera, ndetse turakurarika nawe ngo ufatanye natwe. Hari abantu baba babuze ibyiringiro, niyo mpamvu iyi channel cyangwa ino televiziyo twayise Hope Hero, ni ukugira ngo tuze tuganire, tubwire abantu ibyiringiro, tubahumurize, ndetse bike dufite dufatanye nabo kubisangira. Reka mbe nsoreje aha, ubundi mbe mugenzi wanjye uduhagarariye, representa wacu, ashimire abantu badufashije, ndetse ahite yakomerezaho atwereke abana basangiye umunsi mukuru wa Noheli. Ndi kubita umunsi mukuru kuko ni mukuru, tubyemere. Ibyo ukoramo ni akazi kawe, Satani aranyanyagiza, twirinde gutoragura. Nicyo navuga, dukore ibiri mu mutima wacu, iby'Imana yadushizemo, ariko uriya munsi ntukatubere imfabusa. Twegera abababaye, tubafashe kandi tubigishe. Abo bana bigishijwe ijambo ry'Imana, bigishijwe ikinyabupfura, muraza kwirebera ukuntu bari bitonze bicaye hamwe.
reka mpe ijambo mugenzi wanjye ashimire abantu ndetse yanatwereke abo bana. uyu munsi rero turashima Imana ko twabashije kunezeza cyangwa se gufasha abana 60 bari mu bwigunge, bamwe bo Kumuhanda bavuye bari mu miryango itishoboye badafite ibyiringiro, kuko igihe cya Noheli mu gihugu cyacu mu Rwanda abantu barasabana, abantu barasangira, abantu batangana impano. Rero twashatse abantu batishoboye b'abana dufite cyangwa se dufasha, tubakorera Noheli, turabagaburira, tubaha impano zitandukanye, ariko turashimira by'umwihariko Imana yadushizemo mu mutima ikaduha izo mbaraga n'ubushobozi kugira ngo tubikore. Cya kabiri turashima abantu babigizemo uruhare, hari abantu batandukanye rwose bagira neza bakoze kino gikorwa baradushyigikira aho bari hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bumve ko tubasabiye umugisha, Imana agahereza umugisha kandi ikomeze kubagura. Ikindi nakubagiraho, turahamagarira abandi bantu bafite ubushake bwo gufasha, bafite urukundo. Dufite abana benshi batarimo kujya ku ishuri, batarimo kujya kwiga. Na Seed of Life dufite ubushobozi bw'abana 10, tubasha kugurira ibikoresho abana 10 bagasubira ku mashuri, ariko abandi 50 dufite bagiye study cyangwa se twanditse ntabwo bajya ku ishuri. Rero hari umugira neza wundi ushobora kwitangira umwana umwe, 2 cyangwa 3 akabigisha, akabaha ibikoresho by'ishuri n'ubundi bufasha bwose nka mituweli, twamushimira. Mu by'ukuri turanezerewe kubw'iyi Noheli, Imana ibahe umugisha. Ubwo umuntu uri bukubagane n'inkoni zingahe? Wowe ucara ari inyuma, imbere yande? Yande? Yitwa nde? Wowe witwa nde? Gihozo. Genda wicare imbere. Ari hagati ya Gihozo. Umuntu wicara nabi bamukubita inkoni zingahe? Nitwa Jean Pierre. Njyewe cyatumye njya ku muhanda kuko nyine ababyeyi banjye nyuma yari amaze gupfa nyiri umwana nyine, maze ubundi nsigarana na papa aragenda, amaze kugenda sigara njyenyine, nica njya ku muhanda. Ngiye ku muhanda, ubuzima bwo mu muhanda bwari bubi, bakazaza badufunga banywa ibiyobyabwenge nyine, natwe bakabitwigisha. Ariko nyine inama nagira abantu bakiri ku muhanda ni uko bahava nyine, hari ahantu n'ihabi nta nyungu bahakura, nta n'umukiro bahakura, bazahave bajya mu miryango yabo, barebe uko bashobora nyine basi bige, bakikirize aho ngaho, basi bige n'imyuga. Nicyo nabafasha. Cyatumye njya mu muhanda nuko papa wanjye yamukunze, tugasigara ari twenyine, inzara ikanyicana, nkajya njya mu muhanda, bagenzi bacu bakaba banyigisha, abantu bitwa ba Mugisha bakazaza basukaza ngo tujye gusaba mu muhanda, basukana bakanjyana mu mujyi, tugahura n'abasirikare bakadufata n'abadaso bakatwirukankana ku mikoni. Nitwa Mukeshimana Korodina, nanjye mba mu muhanda, njya kwiga rimwe na rimwe kubera ubuzima bubi, nkahita ndivamo, nkongera nkajyayo, nkongera nkarivamo, ariko ubu ngubu nindamuka mbonye ubufasha nziga neza nta kibazo, naratsinda. Cyatumye njya ku muhanda, papa yaradutaye, mama nawe aravunika, nicyo cyatumye njya ku muhanda, inzara iratwica, njya ku muhanda kugira ngo ndebe yuko twabona udufasha, bazaza mbona n'ibyo kurya. Abandi munsange ibiryo ni byinshi, bibiri nazanye gute? Muhagaze hano, wowe ugenda ufate neza mutabimena, ubimena